Katubasuhuze cyane inshuti bavandimwe mudukurikira kuri Beroya TV, tubifurize kugubwa neza aho muri hose. Turabizi ko mudukurikira muri benshi, haba bari mu Rwanda n'abari hanze yarwo. Boneraho no gusuhuza abavandimwe bamaze kutwereka ko badukurikiye muri uyu mwanya, mbifurije ibihe byiza. Uyu munsi mu kiganiro uko wamenya iby'ahazaza hawe, uri buze kubana na mwene data Byiringiro Samuel. Uyu akaba ari umubwiriza butumwa, akaba n'umwarimu mu by'iyobokamana. Azakomeza kugezaho insanganyamatsiko nyinshi muri iki kiganiro cy'uburyo wamenya iby'ahazaza hawe. Turizera ko mu kiganiro kizagusigira byinshi kandi kikaba icyo kukubaka. Ngendi Israel tuyiringire, ariko kandi tunakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikomeza kugeraho mu buryo bwihuse. Urakoze, uze kunirwa n'ikiganiro. Imana iguhe umugisha. Nshuti bavandimwe mukurikiye Beroya TV, ndabasuhuje. Ni Byiringiro Samuel mugiye kuba muri kumwe muri iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana, tugenganyamatsiko y'ibijyanye no kumenya ahazaza hawe. Ubwo tukiri kumwe rero, mutegereze tubanze dusenge. Twongeye gushima Data wa twese udukunda uri mu ijuru, tugushimira ineza yawe n'ubuntu bwawe byabanye natwe, izina ryawe rihimbazwe. Kubw'ibyo gumane natwe, tuje uko turi ntaco twisize, birangiza amafuti yacu, turinde gutahana ubusa, kandi abakurikiye iki kiganiro bose ubafashe batsindishirizwe mu izina rya Yesu Kristo. Tugusabye ku bwa Yesu, amena. Muri iki kiganiro rero turaza kurebera hamwe amagambo nk'uko nari ntangiye kuyabasogongeza avuga ngo menya ahazaza hawe. Kumenya ahazaza bigufasha gusobanukirwa neza no kumenya icyerekezo cy'ubuzima n'aho tugana. Muri ubu buzima hari byinshi bimwe bituma tumenya ubuzima bwacu, ariko kubaho utazi ubuzima bwawe ni nko kubaho uri munsi y'umwijima. Akenshi rero kuba uzi ahazaza hawe biragusaba kumanza kumenya iyo aho uvuye. Mu minsi yashize nari ndwaye. Umunsi umwe ubwo nari ndwaye, mugenzi wanje yaraje aransura. Ansuye anyereka uburwayi ndwaye, sinabyumva kuko ntaburaga ibyiringiro bijyanye n'ibyo ambwira. Naje gutelefona mugenzi wanje wari i Kigali, ambwira ko shobora kuba uburwayi bwamfashe bukomoka ku myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, kuko nararyamaga nkumva nta hantu ndibwa, ndayengera umubiri wose. Nyuma amaze kubimbwira, naje kumusaba umuti. Arambwira ati umuti wakabaye kuvura, ntabwo wawubona hafi aha ngaha, ahubwo ibyo bintu ntibinavurwa n'amasengesho gusa, ahubwo hari imiti wanywa. Ndamubaza se ni iyi? Arambwira ati umuti wanywa ni umusendabazimu. Numva noneho anjanye kure cyane muri bya bindi bya gakondo twasize. Numva ubwoba buramfashe. Nibwo nagiye mu cyumba cy'amasengesho ndasenga. Mu gihe kitarenze iminsi 2 gusa, bwa burwayi bwari bumaze gukira. Bityo rero hari ijambo yari yaje kumbwira ngo ese ko hari abantu bagira imyaka 45, abandi bakagira imyaka 70, wabareba ukabona uw'imyaka 45 ni umusaza, uw'imyaka 70 nawe ni umusaza, ariko wa musaza w'imyaka 70 akaba yaterura ibiro 45, undi ntashobore kubiterura. Aramwe ati ibyo biterwa n'iki? Ibyo biterwa nuko bamwe bafite ibyiringiro, abandi bakabura ibyiringiro bitewe n'ubuzima bizereyemo n'imibereho babayemo. Akenshi mu migi uzasanga umusaza w'imyaka 45 adashobora guterura ibiro 50. Nugera ahandi hantu ubona umusaza w'imyaka 50 afite ibigango, n'uw'imyaka 70 afite ibigango,
nujya kubona uze gusanga wa musaza w'imyaka 70 yaterura ibiro 50 akabishira ku mutwe akabyikorera, ariko ba basaza bandi w'imyaka 50 w'imyaka 45 ntashobora guterura biriya biro 50. Biterwa n'iki se? Biterwa n'ubuzima babayemo nuko bitwaye mu buzima bwabo bwa mbere. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo ibyo biterwa nuko bamwe bafite ibyiringiro, abandi nta byiringiro bafite. Uko kurutana ku byiringiro birasaba kugira ngo umenye aho uva kugira ngo umenye n'aho ujya. Kubw'iyo mpamvu niyo mpamvu twateguye insanganyamatsiko kugira ngo menya neza ahazaza hawe. Aha bidatinze kugira ngo twifashishe Bibiliya uko bisanzwe, ndagira ngo twifashishe igitabo ca Daniyeli, kuko mu myaka 2500 ishize umuhanuzi Daniyeli yaje kunyurwaho n'inzozi zari zahawe umwami w'umupagane w'umunyamahanga, umwami w'i Babuloni witwaga Nebukadinezari. Uwiteka amuha inzozi zari zisobanutse neza, ariko umwami arazibagirwa. Muri uko kuzibagirwa yahamagaye abapagani b'i Babuloni, ahamagara abakonikoni n'abapfumu bose ndetse n'abanyarwenge barimo na ba Daniyeli. Sanzozi bose zirabanira. Nawe umva ikizamini yabahaye kukubwira ngo inzozi narose urazimbwira, kandi nawe yazibagiwe. Byari ibintu bigoye cyane, maze afata icyemezo cyo kwica abo bantu bose. Harimo Daniyeli w'umunyabwenge wari waravuye mu banyagano b'Abayisirayeli, nuko asaba ko ico cyemezo umwami yafashe cakwigizwa inyuma. Nuko ku munsi wakurikiyeho Daniyeli yaraje abwira umwami inzozi yarose. Uwiteka, igihe Daniyeli yari yiryamiye mu nzu ye, Uwiteka yazanye za nzozi zose za Daniyeli aziha Daniyeli. Inzozi zose umwami Nebukadineza yari yarose azihereza Daniyeli nk'uko yazirose. Haza igishushanyo kinini, kandi ico gishushanyo cari giteye ubwoba, gihagarara impande ya Daniyeli nk'uko umwami Nebukadinezari yari yakirose. Nuko Daniyeli abwira umwami Nebukadineza ati, ca gishushanyo nyagasani warose nguko cyari giteye. Abimubwira muri aya magambo twifashishije Bibiliya mu gitabo ca Daniyeli igice ca 2 umurongo wa 31 kugeza 35. Nuko nyagasani wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yaco ikaba yari iteye ubwoba. Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu nziza cyane, kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza, inda n'ibebero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ikibumba. Urabyitegereza ugezaho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba rirabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza ndetse na ya zahabu bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi, bitumurwa n'umuyaga, ntibyagira ishikizo. Maze ibyo buye ryakubise icyo gishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Icyo gishushanyo umuntu akikibona gishobora gusa n'ikifitanye isano no kugira ibyiringiro mu bihe turimo. Nyamara ihangane gatoya, turaza kureba uko twabihuza. Impamvu nabihuje n'ibyiringiro, hari ico ubuhanuzi bubivugaho.
nyuma yo kubwira Nebukadinezari wari warose ziriya nzozi kandi akazibagirwa, nyamara ahangaha Daniyeli yagombaga kuziha ubusobanuro akurikije uko kiriya gishushanyo yakimubwiye. Igihe yabivugaga umwami yazunguzaga umutwe, koko abona neza neza niko yakibonye, ariko amubwiye ati nuko izo nzozi kandi turazisobanura impamvu zazo aha imbere y'umwami. Daniyeli igice cya 2:36. Umutwe w'izahabu Daniyeli yabwiye umwami kwari ubutegetsi bw'isi. Ubutegetsi bw'isi bugereranywa n'umutwe w'izahabu yari bwari ubutegetsi bwa Babuloni ubwo uwo mwami yari ategetse cyangwa se yari ayoboye. Irumbo yari umwami w'abami. Nuko uko yamusobanuriraga ati nuko wowe Nyagasani uri umwami w'abami, Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro. Wa mutwe w'izahabu wabonye ni wowe. Imirongo ya 37 na 38 urabibona neza. Daniyeli yarimo abwira umutegetsi w'ingoma ikomeye yo ku isi, ingoma yari yarigaruriye izindi ngoma umwami w'abami. Iyo Daniyeli aza kuba umuhanuzi umeze nk'abo muri iki gihe bakunze gukorera ku mahirwe no gushaka kwizeza abantu ibitangaza, uyu yagombaga kubwira umwami ko nta bundi bwami buzamukurikira. Ariko Daniyeli mu mvugo ye yuje ikinyabupfura, ubuhanga no gutinyuka, ndetse wari wuzuye imbaraga y'umwuka wera. Aravuga ati kandi Nyagasani uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanije n'ubwawe gukomera. Ni ku murongo wa 39 wa kiriya gice cya 2. Mu gusoza ubuhanuzi bwatanzwe n'Imana, ingoma ya Nebukadinezari yaje kuneshwa ihinduka amatongo ubwo Kuro umugaba w'ingabo z'Abaperesi yahirikaga ingoma ya Babuloni mu mwaka wa 539. Inda n'ibibero by'umuringa byari bigeze ku mwanya wabyo. Uwo mugabane w'igishushanyo kigizwe n'ubundi butare ishushanya ikise, kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu bw'imiringa butegeke isi yose. Aha nabwo buzaba ari ubwami buzategeka isi yose. Ku murongo wa 39. Inda n'ibibero by'umuringa byo ku gishushanyo bishushanya ingoma y'Ubugereki yagombaga kuyoborwa na Alexandre Rogara ukomeye, cyangwa se Alexandre ukomeye, Abamedi n'Abaperesi, maze itegeka ingoma ya gatatu y'isi. Iyo ngoma yabayeho kuva mu mwaka wa 331 kugeza mu mwaka wa 168 mbere y'ivuka rya Yesu Kirisitu. Amaguru y'ibyuma niyo tugezeho. Daniyeli yabisobanuye neza muri aya magambo, agira ati abwira umwami atari ko ubwami bwa kane buzakomera cy'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura, kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose niko ubwo bwami buzamenagura bukajanjagura. Butyo umurongo wa 40 w'icyo gice cya 2. Ahangaha byumve neza, mu mwaka wa 331 niho ubwami bwari bisa naho butangiye, kandi ubu bwami ni ingoma y'Abaroma, ari nayo Yesu Kirisitu yaje kuvukamo, Roma pagane. Nyuma y'urupfu rwa Alexandre, ingoma ye yagize intege nkeya maze yigabanyamo imitwe itarumvikanaga. Aha dusubiye inyuma gato, aha ubwami bw'Abaroma ntiburakagerwaho. Nyuma y'urupfu rwa Alexandre Rogara,
ingoma ye yagize intege nkeya maze yigabanyamo imitwe itarumvikanaga kugeza ubwo mu mwaka w'igihumbi 600 nako w'168 mbere y'ivuka rya Yesu Kirisitu, mu ntambara yabereye Ipidina, ingoma y'icyuma igereranya Roma yanesheje Ubugereki. Kayizari Augusto yategekaga ingoma y'Abaroma ubwo Yesu Kirisitu yavukaga hari mu mwaka w'ibihumbi 2000 ishize. Luka igice cya 2 umurongo wa 1. Kirisitu ni intumwa ze aba nabo babayeho mu gihe cy'iyo ngoma y'Abaroma, ishushanywa n'amaguru y'ibyuma. Nukuvuga ko nta gushidikanya na gato Gibboni, umuhanga mu kwandika amateka, yabayeho nawe mu kinyejana cya 18 ubwo yandikaga ibi bikurikira. Yazirikanaga ubuhanuzi bwa Daniyeli, ibishushanyo cy'izahabu cyangwa se icy'ifeza cyangwa umuringa, ibi bigereranya amahanga n'abami bayo, ibi byaneshejwe uko byakurikiranaga neza nk'uko abanyeshuri bakurikirana iyo bari ku murongo binjira ku ishuri, cyane cyane iyo bafite ikinyabupfura. Ubu bwami bwarakurikiranye neza nk'uko Daniyeli yabisobanuriye uyu mwami Nebukadinezari. Nk'umuntu mu buntu bwe, mara umwanya utekereza neza kuri ubu buhanuzi na ya nsanganyamatsiko twakubwiye ivuga ngo menya neza ahazaza hawe. Ni buryo ki Daniyeli wariho mu bihe bya Babuloni yari kubasha gutekereza neza uburyo ingoma zagombaga kuzakurikirana neza mu myaka amagana ibihe byari bitari byabaho. Tujya tugira ingorane cyane, tujya tugira ingorane zo kumenya ibishobora kuzagurishwa mu isoko mu cyumweru gitaha. Nyamara Babuloni, Ubumedi n'Ubuperesi, Ubugiriki, Roma, ibi byakurikiranye neza nk'uko byari byarahanuwe, nk'abana bumvira iyo bari ku murongo binjira mu ishuri ryabo, cyane cyane iyo bafite ikinyabupfura cyangwa se discipline. Mbese Imana niyo mugenga w'ahazaza. Dushobora kugira icyizere twishingikirije kuri gahunda yayo ikomeye. Igisubizo cy'ukuri rwose ni yego. Ibirenge n'amano bigizwe n'ibyuma bivanze n'ibumba, mbese hari ubutegetsi bwa gatanu bwagombaga gutegeka isi bwari gukurikira i Roma? Aha uhakurikirane neza wumve. Kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'ibumba cy'umubumbyi ndetse n'igice cy'ibyuma, niko ubwo bwami buzigabanyamo. Ariko muri ubwo hazabaho gukomera nk'ibyuma, ibindi bizaba byoroshe. Niko ubwo bwami buzamera. Igice cyabwo kimwe kizaba gikomeye, ikindi kidakomeye, kuko biboneka muri Daniyeli igice cya 2 umurongo wa 41 n'umurongo wa 42. Umuhanuzi ntiyavuze neza iby'ingoma ya gatanu izategeka isi, ahubwo yavuze ibyo kwigabanyamo kw'izi ngoma y'icyuma, ariyo ingoma ya Roma. Roma yagombaga kwigabanyamo ingoma 10 bigereranywa n'ibirenge n'amano 10 by'igishushanyo. Ariko noneho se koko muri ibyo byarabaye? Tegereza neza wumve uko bimeze. Niko byarabaye, niko byabaye. Mu kinyejana cya 4 n'icya 5 byo muri iyi myaka ya nyuma y'ivuka rya Yesu Kirisitu, ingoma ya Roma yagendaga icika intege. Hanyuma amoko 10
yigarurira uburengerazuba bwa Roma. Hanyuma amahanga 10 atandukanye kandi yigenga, aya yaje kwigarurira Uburayi bwose. Nuko rero amano ashushanya amahanga yo muri iki gihe yo mu Buraya. Iminsi yacu mu buhanuzi bwa Daniyeli. Aha uzirikane insanganyamatsiko turiho ni menya neza ahazaza hawe. None se turabihuza dute n'ubu bwami bwaje kwigabanyamo ibice? Amano 10 ni amoko 10 akomeye yo mu ngoma ya Roma yo mu burengerazuba. Abanglo-Saxone baje guhinduka Ubwongereza, Abafrank baje guhinduka Ubufaransa, Alemane nayo yaje guhinduka Ubudage, Lombard nayo yaje guhinduka Ubutaliyani, Ostrogoth nayo yaje guhinduka nyuma. Bwaje kurimburwa n'ubwami bwaje kurimburwa. Visigoth nayo yaje guhinduka Espagne, ariko Burgundia baje guhinduka Ubusuwisi, Vandale abo nabo baje guhinduka Afrika y'Amajyaruguru, nyuma aba nabo baje kurimburwa bakurwa ku ikarita. Swiss aba baje kuba Abaportugali, Suive baje guhinduka Abaportugali, Eruri nabo baje guhinduka nyuma y'imyaka mikeya, bahanaguritse ku karita y'isi. Ibi bihugu bikiboneka bimwe na bimwe twavuze byaje guhanagurika, ariko noneho ko niko byakurikiranye. Kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwe n'ibumba, niko bazivanga mu rubyaro rw'abana b'abantu, ariko ntibazafatana nk'uko ibyuma bitavangwa n'ibumba. Daniyeli igice cyaho cya 2:43. Ibihe byinshi abantu b'abanyambaraga bagerageje guhuriza hamwe Uburaya, nyamara ibihe byose byagiye bibananira. Napoleon Bonaparte niwe wari ushaka kubigeraho mu Buraya, kugenza abandi bantu bose, nyamara ahari ubwo yatekerezaga iby'ubuhanuzi ahunga kandi atsinzwe mu ntambara y'Iwaterloo, yatatse cyane agira ati, Imana ishobora byose indusha imbaraga. Kayizari Warren wa kabiri na Adolf Hitler, aba nabo bashatse kubigeraho, ariko byarangiye bibananiye. Nta muntu ushobora guhuza imbaraga z'isi ngo zongere zihure, kuko bigaragara ko urwondo n'ibumba bidashobora kwivanga, guhanga amaso kubiri imbere. Umugabane umwe w'ubuhanuzi bwa Daniyeli niwo utarasohora. Buriya buhanuzi buri inyuma y'amano, urwondo ruvanze n'ibumba. Uyu mugabane niwo utarasohora, kuko ari ibuye ridashiguwe n'imbaraga z'umwana w'umuntu, ryikubita kuri kiriya gishushanyo kikajanjagurika burundu, maze bikamera nk'aho bagosorera mu ici, bigatumurwa n'umuyaga. Ubu nibwo buhanuzi butarasohora. Nuko rero ku ngoma zabo bami, turi gusoma muri Daniyeli igice cya 2 umurongo waho 44. Ku ngoma zabo bami, amahanga ariho mu Buraya, Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubu butware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Daniyeli igice cya 2 umurongo 44. Abo bami ni abami bashushanywa n'ibirenge n'amano by'igishushanyo
abayobozi b'uburaya bw'iki gihe, ni ukuvuga abantu bariho muri iki gihe cacu ca none, ibuye rizashyiguka bidakomotse ku maboko y'abana b'abantu, ryikubite kuri kiriya gishushanyo maze kimenagurikemo ibice byinshi, nuko rikure ryuzure isi yose. Ku murongo waho 34, 35, 45, vuba ahangaha Yesu azamanuka ava mu ijuru maze aze yimike ubwami butazahanguka. Niyo mpamvu ku muntu wese uriho akurikiye iki kiganiro kuri TV, kuri Beroya TV, ndagira ngo mbabwire ngo umenye ko Imana niba yareretse umwami w'umupagane uko ibintu bizakurikirana mu myaka 2500 ishize mbere y'ivuka rya Kristo, uyu munsi tukaba tugize amahirwe yo kubibonesha amaso yacu, tubona uko Uburayi bunanirwa kwiyunga n'ibihugu bikennye byo hasi muri Afurika. Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zishaka guhuza ubukirisitu n'ubupagani bikananirana. Uyu munsi biragusaba ngo usobanukirwe neza ico Uwiteka yashatse kuvuga ahangaha, ni ukugira ngo umenye amateka y'ahazaza hawe, kugira ngo yahashize hawe, kugira ngo usobanukirwe neza ahazaza hawe, kuko utaza hava ntabwo amenya naho ajya. Tudatinze rero dusoza, inzozi z'umwami nawe ubwawe zirakureba. Ubu buhanuzi buragaragaza ukuboko kw'Imana kuyobora, kwimikwa no guhanguka kw'ingoma z'amahanga. Imana izi byashize kandi izi n'ibizaba. Niyo mpamvu yabyeretse umwami w'umupagani witwaga Nebukadinezari, ikabinyuza kuri Daniyeli w'umuhanuzi, kugira ngo abantu bamenye ububasha bw'Imana kandi kwikorera mu bahanuzi bayo. Abantu benshi b'abahanga mu kwandika nka Erasmus yabonye ko hari abantu benshi bagira amahirwe yo kugira ibyiringiro mu mibereho yabo. Ubwo yerekanaga umugore wari inkuge yari yasenyukiyeho, cyangwa se ubwato bwo mu nyanja bwari busenyukiyeho, bakamuhereza akabaho ko kugenderaho, nuko igihe yagenderaga kuri ako kabaho bamuhereje n'ingasha yo kugashisha, kandi ubwo yagashaga yari akikiye n'umwana we agashisha ukundi kuboko kw'ibumoso, maze ubwo yagashaga yarambutse agera ku nyanja kubera ibyiringiro no gusengera mu mutima yari afite, byatumye agera ku nyanja, ku nkombe mbere y'abandi. Nyamara kwizera no kwihangana kwe, ibi byatumye ashikama. Uwo mugore n'uruhinja rwe nibo babaye abambere bageze ku nkombe. Ibyiringiro mu Mana y'inyamurava nibyo bishobora gutuma ibyo bishoboka, ndetse no mu gihe ibimenyetso byo gusaza kw'isi bigenda byigaragaza ahatuzengurutse hose, ntabwo tuzagashya turi twenyine, ahubwo ukuboko gukomeye kuratuyobora kandi kuradushigikiye. Niyo mpamvu Uwiteka tugendera mu bwato bwe kandi nudufasha iyo tugasha. Nuramuka wiyeguriye Kristo burundu, azaguha ukwizera kuzakubashisha kwambuka umuraba wose. Zirikana amahoro adasanzwe Yesu yasezeraniye abantu bose bamwemera n'abazamwakira. Yarababwiye ati muri Yohana igice cya 14:27, mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Yohana igice cya 14:27. Mbese ufite ayo mahoro yo mu mutima? Niba ufite ayo mahoro yo mu mutima, shima Imana, ushimire Yesu Kristo. Kandi niba utarayabona,
wakire intsinzi ya Yesu Kirisitu, kuko turashikira icyo yadushikiriye kandi turashaka gufata icyo yadufatiye. Nta bwoba bigiteye rero, ahubwo uko yadutsindishirije turasaba kwakira iyo ntsinzi. Niba udafite ariya mahoro yo mu mutima, umukiza wawe arakurarikira ngo nawe uzane imibereho yawe uyu munsi, wakire ariya mahoro yo mu mutima n'intsinzi Yesu yadufatiye ubwo yaneshaga ku musaraba, ubwo yaneshaga urupfu ku musaraba kandi akarutsinda burundu ubwo yazukanaga intsinzi. Uyu munsi twese turarikirwa kwakira iyo ntsinzi. None mwene data ukurikiye Beroya TV, ndagira ngo nkubwiza, urashobora kuyahuza neza n'ahashize, kuko ubuhanuzi tugiye kuzinjiramo bukwereka neza neza ahashize, kuko aho tutaragera, aho ibyo duhagazemo uyu munsi byitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Hanyuma ibyo tutarageramo, ibyo nibyo dutegereje nk'ubuhanuzi. Ahangaha rero ndakurarikira kuzakurikira ibiganiro byacu byose bizakurikiraho, kuko iki ni icya mbere kikwereka insanganyamatsiko y'aho twerekeje, kikubwira ngo menya neza ahazaza hawe. Imana idufashe gusobanukirwa neza ahazaza hacu, kandi twakire iriya ntsinzi Yesu Kristo adusigira, aho yivugira ngo mbasigiye amahoro, kandi amahoro mbasigiye si nk'ay'ab'isi batanga. Nuko ntimuhagarike imitima yanyu, nuko aya masezerano Yesu yagiye aduha tuyakire mu izina rya Yesu. Amen.